mbona wirukanka se narinje muri karitsiye hano bandangiye umuntu w'umuvuzi ngo witwa Kamwarabu ntabwo waba uhazi ngo handangire Mwarabu ndamuzi wamfashije ukamungezaho ko hari umuntu ushaka kuvuza use ufite amafaranga fasi urabona naza kuvuza umuntu ntahazanye nta kibazo rero uriya meza ya komisiyo ariko none se wamenya aravura ibiki uwo mugabo ariko njye nzi ko ahari ariko ashobora kuba avura indozi ubutamikano mbese ubwo numva ni umuvuzi nshaka kuvuza umuntu babona ameze nk'ubahaye inzaratsi umugore yaramuroze amugira nk'ikigoryi ibaze noneho nagiye kumusura asanga ari kumwogesha ibirenge yicaye ku ntara kuvuga ati nyoza nampfubika mbabara ugenda unyereka uwo muganga Mwarabu rero mubaze ko yamvurira uwo mugabo uyu munsi ntabwo byashoboka ariko wowe urama amafaranga rero mushakire namenye n'amakuru neza ikintu ndi bugukorera genda amenye uwo mugabo urahazi neza genda hazi kuhamenya wema amafaranga yanjye komisiyo ngiye mugushakire nanakumenya n'amakuru y'amafaranga asaba uretse ko namenya ngo ntabwo bajya bishyuza naguha komisiyo koko utaranahangiza koko umuntu ngaho mbwira turahuye ndakubajije ko Mwarabu ntuhangeje nibura ngo njye komisiyo ngo ninguhere komisiyo nose dutugena ntabwo tugenda tunywa amazi ntanayagura ariko nibura nkabonye n'uwo muntu duhuriye mu nzira ngo ninguhaya komisiyo nuko hari unako ujyanye hasi ahatari ariko kujyana hatariho genda kugenda nkabanza nkamenya amakuru ngiye ejo nkaza kuguhamagara ufite telefone ndayifite ikibazo ubwo ni ibintu nari naje gufata akawifi hano ndetse ndebe wowe tugenda cyangwa se wowe ikintu cyiza gihari reka wowe dupange tuzahure ejo nk'aya masaha urabona ubu ngubu ni saa 4:49 bahura nk'aya masaha ikintu nagukorera ni kugenda nkamukwereka nakwanze narwo nge nzajyayo ubwo uza hano nturutse nongere ngere nzongere ngaruke rero kuko nturutse ahantu kure nturutse ahantu kure ndi gushaka umuvuzi bari barandangiye ngo nzaze ngo muri kano gace ngo nzaza ubundi hano ni ku mujyi ntabwo hano wamubona gusa ni mu cyerekezo kuko urabona nk'ubu urabona muri kariya gace ko hakurya hejuru hari inzira bacamo bagahinduka hepfo hari ariko urabona ko uko ugenda hagenda hamanuka gutya hagenda hirya ni ahantu nko mu gashyamba ntabwo rero hano ni mu makaburimbo ese ko nyine kuba usanze nkanjye nkaba mpazi ariko rwose kureba kuri kaburimbo kuko wabona umuvuzi n'ubu rero ushaka ukuntu ngezeho ko nanjye ntabwo naguhera komisiyo mu nzira komisiyo mu nzira ntabwo naguhereza komisiyoneri mu nzira utaranahangiza ntuse turahuye ngo ni nkwe komisiyo kugira ngo uhangeze ibyaba byiza komisiyo kugira ngo ubone ngenza ukifata numero yanjye nzakugenda makwereke ariko nanone ntabwo uzahita uza uyu munsi tuzazana ejo ni kwa kangahe ejo ni kuwa mbere ukagenda makwereke nongere ndajya nsubire mu rugo n'ukuntu naturuka ahantu nategereje kugera mu 8 uzashaka kugenda umujyanye nategereje amafaranga 8,000 nongere nsubire mu rugo nta ikintu kiriho rero ntamenye ngo ni ahangaha ntabwo uzagenda kumuvuza ngo ugende ngo banze ubaze ntabwo batanga gahunda ngo nko kwa muganga uzagenda umujyanye uzagenda amujyanye ese ubundi uwo muntu ndamuzi umuntu se wamubwirwa n'iki ko nyine muzanye nshaka kumuvuza sinzi niba wamumenya ushobora no kumuzana ukasanga umuzi reka rero nkwereke icyiza uzazana uwo muntu ariko ejo uzaza duhura hanyuma utaha ndakwereka aho ariho noneho wowe uzaza umuzanye kuko niba atabasha kwigenza se aragenda aravuga aragenda gusa iyo ari mu rugo ubona ibyo akora ameze nk'umuntu bahaye inzaratsi reka kugende nkwereke inzira igerayo
wowe ikintu uri bukore ni ukuzagira ariko nzaguha komisiyo nahuye n'umuganga ndahita nka komisiyo ntarabona n'umuganga komisiyo okay reka komisiyo tuyihorera sibyo wowe uzazi ngari kafate nomero yawe ifate cyangwa kwanza ni wowe nkeneye wowe ufata iyanjye ahubwo ngaho yindi 078 ngiye kirashira neza nimero yanjye ni nanjye kuyanjura sikubibona nje nta mayinite mfite ndaza kuguhamagara urayibona ahubwo turavugana njyane wari ukomeje gutya cyangwa ujya guta usubirayo ngiye gusita nkomeza ngenda okay nta kibazo nanjye ndamenya wamenye ibyo kumira hamwe nanjye hari gufata wiki sawa urakoze ndayariye pe kujyana nawe gahunda harya haje dufitanye gahunda wabyibagiwe se mpamvu kugenda wireba mu matelefone ine ni uyanifata indi uyanifata agafoto nese nimba utibuka aho dufitanye gahunda wari uri kujya mbabarira nabyibagiwe uretse gahunda twari dufitanye urayibuka nayibukaga ariko byandenzeho amasaha twe twavuganye yanemeje abarira nukura ariko urabizi ko gahunda ari gahunda n'ubundi ndacyayifite nyine umuntu uvuye gushaka wa muvuzi wanyagiyeyo ariko mbonye umuntu ugomba kuba tugeze uriye se mubonye hari ahigiye ngiye umuntu ugomba kutugeza ku muvuzi nyine wa Gihanga kugira ngo tuvuze Kinizi muzi se wasanga ari nawe uri kumpamagara kuko yarampaye nimero ngo mpamagare ni wese tubanza tuvugane mbone mwitabe nyuma utiki nyine mbwiye ko agomba kubatugeza ariko mbwiye ko ari ukumuha amafaranga ushaka kurya amafaranga koko tugatanga amafaranga ya komisiyo akahatugeza nanjye aravuga ati kuguha amafaranga ya komisiyo ni ukubanza kuhangiza ntabona ni umuki se ni umugabo ni umugore ni umukobwa ni umusore ni iki umusore n'umugabo baba batandukanye ukabishobora hari uwaba afite imvi hari usanga bafite imvi waba ari umusaza ntabwo aba ari umugabo bizi se akubwiye ngo iki nyine abwiye ko agomba kuhangiza nkamuha komisiyo nahamubajije nyine kuko hari uwo yari yambwiye ngo ni kwa Mwarabu nyine nahageze ndamubaza arambwira ngo arahazi none ubwo nyine ari nkutegereje ngo turebe ukuntu ajya kuhatwereka tugende se ubu dukomeze tugiyeyo cyangwa ariko se hari ikindi kintu ntekereje turajya hariya hantu turinjira muri ibi bintu byo gushaka umuvuzi umukobwa we uramugabo atabizi ariko se ubundi iki ni ikintu ntekereje turafata inzira tugende twuruke muri ibi bintu tujye kuvuza papa w'umwana umukobwa atabizi azavuga ko tugamije iki njyewe igitekerezo cyanjye nari mvuze ni twabanza tukaganiriza Betty tukamubwira icyifuzo twagize cyo kujya kuvuza papa we
tukumva uburyo ari bubyumve yabyumva hanyuma tukabirebera hamwe ko twamuvugishije sibyo byiza buriya ngo twishore tugende ejo nazavuge nti mwagiye kuvuza papa wanjye ntabizi kandi uzi ko twajyaga tumubwira uko ibibazo by'iwabo bimeze ubundi se igihe tubifitemo kuvuza kimizi niyi bugira neza none se njyewe n'umuturanyi kuko hagize ikimubaho nabizira sibyo ni nk'uko wahura n'umuntu ku muhanda ukamufasha ugasanga umuntu arwaye ukamuhagurutsa ukamutegera ukamujyana kwa muganga ibyo tuzabivugana nyuma wanjye kandi nawe azaduha akantu ndabizi neza iriya mitungo umugore ashaka kumurya azabigurisha amenye neza yuko twamuvuje bitwaye iki none se mbwira ubusubire inyuma tujye gushakura uwo mugabo haturangire tubigenze gute reka tubanze tujye tuganiriza iki umukobwa we nitumara kuganira umwanzuro turahakura turahita tujya kureba uriya mugabo nose tumuhamagara naze tujyane cyangwa tujye kumureba iwabo tujye kumureba ko n'ubundi yari ntashingiye mu rugo tugende wowe wijyayo ahubwo tubanze tujye kureba uriya mukobwa sibyo mbega wandereye ko uhagaritse se bimeze bite ngewe kuguhagarika iki kibazo kirenze nguhagaritse njya nkubaze iminsi ishize yageze kukubona uri kumwe tunyuze ahantu mbona urira witotomba ese nyamubaze nyine ikibazo wari wagize wambonye se uri hehe kuko ntigeze nkubona unyuzeho nyine utuye muri zikazi ntuye hirya hariya kandi kujya hirya hano gutya mvuye ahandi kujya nanjye urumva nyuze niko gace nakukwanyemo hehe se nyine wumva niba ariho utuye njye nakubonye ku muhanda okay nta n'uwamenya nyine ubwo ngubwo ndi no kwihuta none se niba warambonye ndi kurira ntabwo numva n'isaha impamvu mpagaritse wenda ushobora kuba warambonye nabyo byashoboka ariko se ndi kumenya impamvu nyirizina waba umpagaritse iyo kuguhagarika nyine muhagaritse njya mubaze ikibazo nyine bitewe n'umuntu utunyuzeho uri kurira se umwana w'umukobwa uri kurira iki kibazo njye nashaka kumenya ikibazo waba wari ufite ko nanjye twawe nari ndimo nihuta ndavuga nti reka wenda rimwe hari igihe twazongera tugahura akungiza amahirwe nakubonye avuga ati mubaze ikibazo waba wari wagize icyo gihe tuza no gutongera turahuye sha nyine ubwo turakenze mu bintu byinshi niba warambonye ntabwo mbizi nta nubwo nabihamya ariko njyewe ahantu nyine nakoraga sha bari banyambuye nako baranyambuye nkora ahantu none baranyambuye narabishyuje banze kumpemba maze amezi 5 yose ntabwo barampa n'igiceri ngo nyine numva ko bari ibibazo mugani biracyaba muri Kigali sha byihorere wasanga nyine muri Kigali ko abantu babayeho ariko urumva hari impamvu ihari kugira ngo umuntu ntakwishyure udakora sibyo cyangwa se ibyo yakubwiye ntubikore tubahiriza igihe ariko reka nkwereke nose warahavuye mari simbize niba mpaye nta n'ibyo nzi mari nk'udahari ubwo mpaye ntanahari ko ndumva ndi mu Rwanda zo gushaka kandi kazi n'ubu ngubu maboje ari mu rugo nari mbacitse hari umuntu ugiye kundangira akazi hano hirya nibyo ndimo rero nta nubwo nshaka ko ntabwo nshaka gutinda nibyo ndimo nanjye icyo kintu nanatekereje navuga ati uyu muntu ashobora kuba yabuze akazi wenda bamwirukanye ngira n'igitekerezo ngeze imbere navuga ati se iyo mpagarara aho wazenda kwasha wasanga bamwirukanye akaba nta n'itike afite wenda murangira akazi hafi aho mbere yuko ataha abanza abone n'udufaranga ahubwo wowe wari ugiye kureba umuntu kurangira akazi nibyo ndimo nanjye rero ndumva nakubonera akazi yego ntakabona keza oya nako ameze neza rimwe mba utagishaka gukora mu rugo rimwe mba numva najyayo ubu numva sinanajyayo nko kujya maramvunikira abagore banyambura wapi rwose mba numva wapi reka nkwereke ufite telefone ndayifite fata telefone fata nomero yanjye aza kumpamagara cyangwa nanjye nzaguhamagara mubaze ibijyanye n'ukuntu twahura akurangira akazi kuko njye mfite abakozi benshi baba bakeneye abakozi mu kabari bakoramo ego oya okay ntabwo nabishobora nta kibazo akazi ngewe nyine wumva mfite ababosi bagiye batandukanye urumva akari hafi nako mu kabari ariko nta kibazo wowe ikintu nagufasha uwo mubosi aba akeneye abakozi benshi hari igihe aba mu kabari abajyana mu rugo iwe hari n'andi makampani agiye afite yaguhamo akazi ntacyo ubwo ngiye ikintu ndi bugukorere ndagushakira ukuntu wabona akazi rwose rero ntakubeshya tukiri aho
niba ari ako mu kabari ntabwo byashoboka Oya. nimenyere nubwo uriya mugore ntesheje umutwe ariko njye nimenya gukorana n'abo bantu nyine nkanoza ibyo byombo by'aho ngaho reka da ntacyo wowe yo mu reka kabari nkwereke. wapi Reka mfa nomero yawe zana ngo nimero ariko kandi nushaka abantu bampa amafaranga 2 oya wowe ndagushakira ahantu uzajya ukora nk'uwikoresha ku buryo uzajya uhembwa ugahembwa ku gihe wanaruhutse reka buri akazi ko mu rugo karavuna sha byihore ntabwo impamvu utsimbaraye mu kazi ko mu rugo sha ko mu kabari ntabwo nakabasha pe nyine ndabyumva ariko nagushakira kandi keza sawa urakoze kundangira ubwo reka ntegereze ariko ntabwo hagati aho njye nitwa Mwarabu wowe witwa nde nitwa Muhawe sawa witwa Mwarabu nitwa Mwarabu nanjye mba muri zino karitsiye nyine mba ndimo nemberamo ndeba n'akantu nabona akabufi nyine sawa nta kibazo sawa ngo ndaguhamagara reba neza iyanjye ngiyo ngiye kuguhamagara naribi ngomba kuyarya ubu rero ubu gahunda imeze shaka amafaranga tujye kuvuza papa wawe ngiye kuvuza papa wawe nta nyungu mbifitemo pe ariko ashobora no kuyigiramo amaze gukira kuko niba murangiye uriya mugore wowe ubifitemo inyungu nyinshi ugomba gushaka amafaranga tukajya kureba umuganga bandangiye tukavuza papa wawe ikibazo cy'amafaranga nta gihari kuko amafaranga yo rwose ntiyabura yo kuvuza umubyeyi wanjye ahubwo wowe shaka uwo muganga muvugane hanyuma rero twebwe dukora ibyo ni ugupanga umunsi tuzajyayo kuko umuganga uzahangiza naramubonye nta kibazo dupange kuzajyayo ryari wowe ni wowe uzi umunsi ngenda hano wowe mbwira umunsi uzabohoka ejo nta kibazo nzaba mpari sawa ngaho bitegure neza ejo tuzajyayo nta kibazo mbwira ngo baramuroze baragukoye ma bibwiwe nawe Liliane ntaba mu rugo nta nubwo ari umuturanyi wacu oya ibi bintu ntabwo ari byo ngomba kubanza nkabaza Sonia niwe muturanyi wacu Sonora amakuru neza usigaye waracitse mu rugo ni amahoro ni amahoro ubona pe ni amahoro ariko hafi ya ntayo mbabarira urugo rwanyu njye ntabwo nzarugarukamo mbabarira se kubera iki mukasa ntagiye kuzankubita icyuma rwose ariko mukadata ko numva yigize twarahuye yarandiriye mu nzira neza neza ndavuga ni urugo rw'iwanyu ndusezeyemo ariko ngiye ko ibyo bintu atarabinkarakasa aho ngo azambwira ubusa ni uko utakunda kuhirirwa ubundi si wanyu uzi iki nta kintu uzi pe wanyu nta kintu uhazi rwose uramutse hari ikintu uzi buriya wakumva ko ibyo umuntu aba akubwira ari ukuri ngewe twarahuye twe tugiye kurwanira mu nzira ahubwo se reka mubaze hari ibintu maze iminsi numva bambwira ngo papa baramuroze bambwira ngo nzajye kumuvuza ibyo bintu hari icyo ubiziho buriya hari ibintu utekereza wareba n'ukuntu umuntu kuko nta kuntu umuntu w'umugabo umugore yamukubita urushyi bagira ate ukubitwa urushyi ubu se ubaho nakubwiriye ntabwo ubyumva se papa wanjye koko buriya n'igihagararo byose akora abikora anakubitwa arakubitwa ariko bamucira mu maso agereranwa n'ibitoryi by'ibibiringanya ngo yitwa ikibiringanya urumva ni hewe utatekereza ko uwo muntu bamuroze twabitekereje ariko ngewe nanjye ntekereza ndabana harimo ikintu numva ibintu bidashoboka nkavuga ubu ngubu ni gute umuntu yoza ibyombo umugabo agakuruka umukozi ari mu rugo umugabo ntiyihagarare nk'umuntu w'umugabo hari umugabo muri urwo rugo aho batamuhaye ibintu ni hehe urabizi nawe umugabo yaba yitonda cyangwa yihangana akajana ariko ari aho kwihangana k'umugabo kugarukira hari n'ibintu avuga n'ibi byaba ari agasuzuguro akaba yanabwo ariko we ntiyanamukoza n'urushyi none se reka mubwire
njyewe ibyo bintu ngenda byumva ariko nabuze umunsi umwe nzagera mu rugo ngasanga kiriya kigore kiri gutoteza papa. ntago byakunda nko babazi isaha utahira nese utegereza ko kuba bigejeje iyi saha utari wabona papa wunga umusanga ari gukora kubyuka ugenda ukagaruka nijoro ntumenya ngo ninde watetse ntumenya ngo ninde wafuze ntumenya ngo ninde wakorobye wabigirwa n'iki Hari ibintu ndaje mbyiteho gusa icyo nashakaga urabyitaho uterera icyo nashakaga kumenya nimba koko nimba ibintu Liliane yambwiye nawe ari kubitekereza njyewe njye niko mbitekereza ndashaka kumenya neza papa we niba nta kintu kirimo twe twagambiriye kujya kureba umuvuzi ngo tumenye neza niba papa we nta kintu kirimo uriya mugore yabaramuhaye. urakoze ubu ndaje nanjye nkora iperereza none reka nkugire inama shaka uburyo wasaba gakonje k'iminsi nk'itatu ubanza umenye ikibera mu rugo iwanyu nibwo ibintu wabyinjiramo nibwo uzanamenya niba koko ndi umuturanyi mubi cyangwa uri yari inshuti mbi kuko iyi ntago yarangiye papa wawe umugore ari uko amwanze nanjye ntago nkubwira ibindi bari kugira ngo wenda urugo rw'iwanyu rusenyuka uzambwira hanyuma nubiperereza ukabimenya uzaze ujye gushaka umuvuzi sibyo yego urakoze kangendere sawa urakoze ko se ibintu abagore bose bari kumbwira ngo papa baramuroze abagore ntabwo baba bashaka kundira amafaranga ariko ngiye kubanza muri perereza neza ndebe neza ninshaka nzagwa papa gitumo atabizi bazi ko ngiye ku kazi mute ngaruka